nongeye kugushima aho uri hose ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi, ariko nyemerera dukomezanye urugendo rwo muri sinema nyarwanda. Ese uri kwibaza iki? Kubera iki uyu munsi twabahitiyemo buri kimwe cyose kivuga hano mu Rwanda, bikorerwa hano mu Rwanda mu bintu bijyanye na filime nyarwanda. Uyu munsi twazengurutse mu Rwanda rwose, tubahitiramo umuntu tugiye kubavugiraho cyangwa tugiye kubabwira. Uwo nta wundi ni umugabo wakoze byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko akaza no kuvuga ngo ntago ibikorwa byiwe byiza akora ntago byarangira adakoze umwuga wo gukinisha filime. Ese uri kwibaza ngo uwo mugabo ninde? Ese ni icyo aje guhindura muri sinema nyarwanda? Ni ibihe byinshi aje guhindura? Ese ni ibihe byari byarapfuye muri sinema nyarwanda aje guhindura? Uwo nta wundi ni umugabo tugiye kugarukaho wakoze byinshi cyane bigiye bitandukanye. Mukaba muri kumwe nanjye Raymond. Uwo ni umugabo tugiye kugarukaho, asobanura filime, ni byinshi cyane agenda akora, afasha abahanzi mu gutera imbere no kubazamura, nk'aho twabita nko kumanaginga abahanzi, akabafasha akanabashyigikira mu bikorwa bigiye bitandukanye. Ariko munyemerere tuvuge kuri uyu mugabo. Amazina yita menshi, ariko aya amenyereweho muri industry yo mu Rwanda cyangwa se muri showbiz ni Rocky Kimomo. Bamwita ngo Namugayo, bamwita ni byose. Ni amazina menshi cyane agenda yiyita bitewe n'ibyo agenda akora hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu mugabo ntago ari buri wese ukora ibyo yakoze, kuko uyu mugabo yasobanuye filime, dore ko yakubwira ko yatangiye guhasoringa cyangwa se kurwana no kugira ngo amenyekane, kugeza ubu ngubu babe bamumenyereye cyangwa babe bamuzi guhera 2015 nibwo uyu mugabo yinjiye mu mwuga wo gusobanura filime neza cyane, aho mu magambo yiwe avuga ko nubwo abenshi bagenda bamugereranya na Junior, ariko yubaha uyu mugabo ibyo yagiye amufashamo n'ibyo yagiye akora, ariko akongera akagaruka yisubira, kuko uyu mugabo ni umugabo w'umuhanga ugenda ucanganye cyane ku buryo butandukanye. Ubwo hamwe akubwira ko Junior amwemera kandi abantu badakwiye no kumugereranya nawe, akongera akagaruka akavuga ati ntago amwemera cyangwa se amwubaha nk'umuntu atinya, ahubwo amwubaha nk'umuntu bahana competition, kuko umwe atakoze undi ntiyakora. Ariko ntago aricyo twashatse kuvuga, kuko bari mu ruganda rumwe. Turi kureba igikorwa cy'uyu mugabo Rocky Kimomo. Uyu Rocky yasobanuye amafilime menshi cyane yagiye akundwa, dore ko uyu mugabo nta mafilime ibihugu byose biteye imbere muri iyi si, nta gihugu ni kimwe atigeze asobanuramo filime yabo, kuko filime z'Inyamerika cyangwa se Shinwa cyangwa Inyakoreya, Iminde, yewe na hano muri Afurika akarusho, niwe mugabo yasobanuye filime mu Kinyarwanda bwa mbere, akayisobanura iri gukinwa mu Kinyarwanda nawe akayisobanura mu Kinyarwanda. Uyu mugabo ni byinshi cyane yagiye akora bitandukanye, ariko ntago twabiva umuzingo. Niyo mpamvu twavuze ngo reka tubareberemo iby'ingenzi, ariko tunagaruka no kuri sinema nyarwanda iri gukinirwa hano mu Rwanda. Ese uyu mugabo niki aje guhindura muri sinema? Niki agiye gukora kugira ngo filime itere imbere nyarwanda, ive ku rwego rumwe ijya ku rundi? Uyu mugabo yagiye muri sinema nyarwanda asobanura filime iri mu Kinyarwanda, nawe ayisobanura mu Kinyarwanda, niyo filime ikinwa mu Kinyarwanda. Ariko aho ngaho abenshi bari kuvuga ko yari ari kwiga ikibuga neza, kuko uyu mugabo ni byinshi yagiye akora, abantu bari kuvuga ati uyu mugabo ni umuhanga, areba kure, kuko ibintu turi kubona ubu ngubu yabishyize ku rundi rwego nk'uko abantu bari kubivuga. Kuko uyu mugabo Rocky yafashe filime arayikinisha, ariko akavuga ko iyo yose kugira ngo abirebereho ari uko yari amaze gufasha abahanzi nka Papa Cyangwe, u Rwanda rukamumenya, ndetse no muri East Africa. Akavuga yuko no muri sinema abarizwamo, dore ko anasobanura filime neza kandi zikanakundwa,
aravuga ati ke naho ageremo. Ubu ngubu uyu mugabo Rocky yafashe umwanzuro wo gukinisha filime akanayisobanura, ariko bitandukanye na filime yasobanuraga mu kinyarwanda, harimo nka filime Abapape. Iyo filime yakunzwe n'abantu batari bakeya bitewe n'uburyo uyu mugabo yayisobanuragamo, ariko Rocky impamvu turi kumugarukaho ni igikorwa yakoze cyo gusohora filime yise Umujinya w'umusirikare. Ese uri kwibaza ngo iyo filime kuki yayise gutyo? Ariko ku magambo ye abantu bagiye bamushyigikira muri iyo filime mu buryo bwo kuyimurika, nka Junior Giti we yavuze yuko iyi filime impamvu bayise Umujinya w'umusirikare ati nta yindi, ariko abenshi bari kuvuga ati no gutebya, ati nta yindi mpamvu, abasirikare ni abantu bari muri industry bagomba gukora batikoresheje. Ariko uyu mugabo Rocky ni ibintu byinshi yagiye akora, ariko kuri iyi filime ho byabaye akarusho, kuko uyu mugabo guhera ku mufigira ndetse n'umukinnyi principal abo bose ni ibyamamare hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ese uri kwibaza ngo uyu mugabo iyi filime yamutwaye amafaranga angana iki ku buryo yakoresha ibyo byamamare byose? Nakwibutsa iyo filime Umujinya w'umusirikare, abakinnyi b'ibikorankota cyangwa se b'ibihangange muri uru Rwanda harimo Anita Pendo, hakabarizwamo Fata ku Mavuta, hakabarizwamo umugabo bita Dumba, ndetse n'umwe uri muri gang ya Rocky Entertainment bakunze kwita Kadafi. Ni benshi barimo, dore ko harimo n'umugabo filime yitiriwe ariwe mukinnyi principal ariwe Monster. Uyu ni umwe mu bagabo barwana bakora buri kimwe, dore ko ahagarariye n'amarushanwa mu Rwanda, ahagarariye u Rwanda rwose hanze mu gihugu cy'Ubushinwa, uyu mugabo Monster. Iyi filime ni filime iri gukundwa, dore ko atari kwinyuza kuri channel ziwe zari zisanzwe zimenyereye, ari kuyigurisha muri website, akaba ariyo filime nakubwira ko kugira ngo uyirebe nakubwira ko yaba ihenze bitewe n'uburyo ari kwicuzamo n'uburyo ari kwiyamamazamo. Uyu mugabo impamvu iyi filime iri kuvugwa hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nuko ari filime yakoreye marketing, kuko uyu mugabo nk'uko abivuga mbere yo kugira ngo asore iyi filime yamanje kuyitondera, amanza kunonosora ikibuga cy'u Rwanda, abona ko abanyarwanda bashoboye bazi gukina, ariko uburyo bwo kwamamaza buri hasi. We yabihinduriye umuvuno, abanza gusohora filime, dore ko avuga ko atandukanye, aje no gukora itandukanirizo n'abandi bantu basanzwe bakora filime nyarwanda, kuko bakina mu gitondo, ejo hakeye ukabona iyo filime bakinnye, ariko bakubwira ko iyi filime Umujinya w'umusirikare Wolf of Soldier, iyi filime yakinwe igihe kingana n'umwaka. Urumva ni igihe kinini yayiteguye, kandi koko iyo urebye imiteguro yayo n'uburyo ari kwamamazamo iyi filime, ni filime inonosoye kandi ikaba ikoretse, dore ko uyu mugabo Rocky iyi filime kugira ngo ayisore hanze yabanje gukora igikorwa cyo kwamamaza iyi filime. Ibanga yakoresheje uri kwibaza ngo ni irihe abandi batajya bakoresha? Akenshi abenshi bamamaza bitewe no ku mbuga nkoranyambaga zabo gusa, Facebook, WhatsApp ndetse na Twitter na Instagram. Uyu mugabo ibyo ntago yarabiyobewe, ariko nk'uko ahora avuga ngo ni itandukanirizo mu bandi, yabasha gukora igitandukanye n'abandi basanzwe bakora filime nyarwanda hano mu Rwanda, kuko uyu mugabo yabanje akora tour yo kuzenguruka buri muntu, ahereza buri munyarwanda wese w'icyamamare kugira ngo abashe kuzaza kureba iyo filime. Mbere yo kugira ngo asore iyo filime, bamanje kwifatira umwanya barayireba, bareba ibikosamyemo n'ibigenda, kugira ngo abo bantu yatumiye ari bo bazagenda bamwamamariza kuri iyo filime. Mu rugendo yahereye yamamaza iyi filime yiwe, yahereye ku bantu bagiye bakomeye banazwi hano mu Rwanda, dore ko yagendaga abahereza invitation kugira ngo bazitabire icyo gikorwa cyo kureba iyo filime yiwe.
ariko harimo ibanga ryo kugira ngo abo bantu yatumiye aribo bazamamaza iyo filime yiwe, kuko yagenderaga ku bantu b'ibyamamare bafite nkoranyambaga zikomeye kandi zinarebwa cyane. Yagiye gusura Ali Akuru, nawe n'umwe mu bantu hano mu Rwanda bafite ikintu gikomeye hano muri sinema nyarwanda, dore ko uyu mukobwa nawe afite filime yakinishije ikomeye yanarebwe no hanze ndetse n'imahanga. Ariko uyu mugabo ibanga afite Rocky nuko abo bantu bose yagiye atumira aribo bantu bazamwamamariza ibyo bikorwa, ashingiye kuba ari ibyamamare yabatumira babona filime yiwe imeze neza bakagenda bamwamamariza ku mbuga nkoranyambaga zabo, yaba Instagram, Facebook, WhatsApp ndetse na Twitter. Yagiye avuye aho ngaho kwa Ali Akuru, yagiye mu rugo rw'Abamenya naho amuhereza invitation. Uyu mugabo ni ibanga ryinshi, ni ibintu byinshi yagiye akora kugira ngo iyi filime ijye hanze. Yakubwiraga yuko ibi ngibi ari kubikorera kugira ngo yatakaje amafaranga menshi arebe ko yazagaruka. Rocky iyi filime akubwira ko Umujinya w'Umusirikare ari filime yashuyemo amafaranga menshi, kandi impamvu ari gukora ibyo ngibyo ni ukugira ngo ibikorwa byiwe bizakomeze, aho kugira ngo akine filime imwe ihagarare burundu, nuko abantu bose bamufasha akazamura urwo ruganda. Ariko cyatangaje abantu nuko iyo filime nubwo igiye kujya hanze, ntabwo ari icyo gikorwa gusa yakoze cyo kwamamaza muri ubwo buryo, ahubwo iyi filime yayikoreye n'indirimbo. Iyo ndirimbo ikaba yarahuriyemo Sean Breeze na Fireman. Iyi ndirimbo yarakunzwe cyane, abantu barayikunda, niyo mpamvu abantu benshi bavuze ati uyu mugabo hari ibanga afite n'uburyo akoramo utuntu twe nk'uko aba bivuga. Ariko muri urwo rugendo aba ari gukora ntabwo aba ari wenyine, kuko aba afite abantu benshi bamuri inyuma, harimo abantu bahuriye umwuga wo gusobanura filime, harimo itsinda ryo kwa Junior Giti ndetse n'itsinda rya Rocky, harimo Savimbi. Kwa Junior Giti harimo Junior ndetse na Dylan Kabaka. Uyu wari umwanya twari turi gufata muri sinema ibyahindutse n'ibyafashe indi ntera. Twari turi kugaruka kuri filime ya Rocky na Rocky ubwiwe bita Umujinya w'Umusirikare. Mwari muri kumwe nanjye MC Karanga cyangwa se Raymond.